Mu gitondo cya kare yagiye anyura ku bantu bake cyane bagiye mu mirimo yabo nawe yibereye muri siporo. Akigera imbere yagize ngo ari kureba nabi, yahagaze gato akomeza kureba imbere haraguru muri rigore. Kwizera ko wari uharyamye ari umuntu byaramugoye, yabanje gukeka ko ari igitenge gusa wenda bakaba bakirambuye hejuru y'umutwaro runaka, ariko nanone akabona ari umuntu urimo. Igitenge cyari kinini wagira ngo ni bibiri bifatanye. Yigiye imbere abona ari we koko, umutima wateye vuba arahangayika cyane, umusatsi umuva ku mutwe. Yakuyeho icyo gitenge, umutima uva mu gitereko. We yabonye ko yamaze gupfa. Nta kindi atekereje cyangwa ngo amukoreho, yavugije induru atabaza abantu bari hirya no hino. Bose bumvise uwo musore watabazaga nk'abagize ikibazo gikomeye, baza biruka bamubaza icyo abaye, bamugeze iruhande barikanga. Kubona umukobwa wari uryamye hasi yakomerekejwe bikabije, umutwe wuzuye amaraso, andi aryamyemo, akajipo kagufi yari yambaye kacitse, byabakuye imitima. Muri ho habuze n'uwamukuraho ngo arebe ko agihumeka. Hejuru yari yambaye agapira gato k'umukara kashwanyaguritse, umugongo uri hanze wuzuye imibyimbe. Akaboko kamwe yari akaryamiye, akandi kuzuye amaraso. Ijipo nayo bari bayitatamuye asa nk'uwambaye ubusa, nawe ari gushidikanya ko yari yapfuye. Igitenge umusore yari kivanyeho kijya ku ruhande, n'abana batangira gushungera bituma bongera kumworosa. Abantu bari bahuruye, babiri muri bo bari bamuzi kuko uwo mukobwa yari wo muri ako gace. Icyakora kuko ari mu nkengero z'umujyi, abantu bamwe babaga bahatuye n'ababaga baraturutse hirya baje gupagasa, abandi barahimukiye bya burundu. Ubuzima bwari ubw'abanyamujyi, aho abantu bamwe baba bataziranye kandi batoranye. Uwo mugabo wari umuzi azina mama we yaramuhamagaye, yaramubwiye ati Supera, umwana wawe aryamye hano ku muhanda yakomerekejwe bikabije. Yamurangiye aho bari amusaba gutega moto kugira ngo adatinda mu nzira. Nubwo hatari kure cyane, yamurangiye aho bari amusaba gutega moto kugira ngo adatinda mu nzira. Yahamagaye ambilansi uwo mwanya, abona guhamagara nimero ya polisi. We n'undi mugore bari bazi uwo mukobwa, bahamagaye umusore wari ubatabaje, bamubaza uko yitwa, uko yahageze, aho yaravuye n'aho yaragiye, aho icyo gitenge cyari kimworoshe cyavuye n'ibindi byinshi. Uwo musore wari wiyambariye isengeri ariko imwe ndende yamugeraga mu mavi, yambaye n'agakabutura kagufi n'inkweto zifunze bya siporo, afite kuteri na telefoni mu ntoki. Yarabasubije ati murabona ko nari ndi muri siporo. Amazina yanjye ni Mori, ntuye hano hafi iwacu nibwo tukihimukira, nta kwezi turahamara. Ngeze hano ndebye muri rigore ndamubona, ngize ubwoba ndabahamagara kuko njye byari bindenze. Ibyo byose babiganiraga n'abandi bantu bakomeje guhurura ari benshi. Uwo mugabo yaramubwiye ati ubwo uri uwa hafi se, niba nta minota myinshi irimo, ntiwakwihuta ukazana ikindi gitenge cyangwa ukazana ibitambaro niyo byaba bibiri, wenda ko bishobora gukenerwa. Murati wazana n'amazi se? Nawe ati ibyo si ngombwa, shaka uko uzana ibitambaro nibyo umuntu yakwifashisha amuhanagura, kandi nawe urabibona ko imyenda yacikaguritse. Ikindi kandi kiriya gitenge niba atari wowe wakimushyizeho, tukaba tutazi umuntu wakihashyize, sinzi ko twapfa kucyifashisha cyane ko cyamaze no kwandura. Muri yasunitse abantu bacamo hagati agiye iwabo yiruka. Yasanze mushiki bari hanze, aza yahagira afite ubwoba, nawe ati Mori bimeze bite? Kwisi ugaruka se, aya masaha usoje gukora siporo? Ubundi se kufite ubwoba? Murati Makire, ibibaye ntabwo wabyizera. Ngeze ku muhanda nsanga haryamye umukobwa atwikirijwe igitenge yakomeretse, kandi nyina akeka ko yamaze no gupfa. Makire turamuzi se? Nawe atari kubwo nturi kumbaza ubusa, nta ninde muntu mpazi. Ahubwo ugira vuba ushaka ibitambaro cyangwa igitenge, kuko umugabo uriyo ansabye ko mbizana kuko atuye hafi. Ahubwo ugira vuba ushaka ibitambaro cyangwa igitenge tubijyane. Makire ati rero reka nguhe igitenge gitware, ariko ndaza tujyane niba atari kure. Murati ni hafi, wowe banguka tugende, mu minota 2 turaba tuhageze, ni hepfo hano gato. Murati ni hafi, wowe banguka tugende, mu minota 2 turaba tuhageze, kandi wenda wasanga kuko yapfuye. Makire yabanje gukaraba mu maso ati uretse ngende nkarabye. Mu gihe yakomezaga gutinda, Muri yaramubwiraga ati ariko wageze vuba, hari ahantu ugiye ku buryo kugera ku muhanda bigusaba kubanza gukaraba. Muri akimara kugenda nta masegonda 30 arashira, imodoka ya polisi yarahageze. Ahari haryamye umukobwa, mama yahahuriye n'abapolisi, abonye umukobwa yanga kwizera ko amaso yari mazima. Aho yari aryamye, mama we yahahuriye n'abapolisi, abonye umukobwa we yanga kwizera ko amaso yari mazima. Yamusatiriye arira, ntiyita kuko abandi bamurebaga, akora igitenge ngo arebe ko ari we koko ko batamubeshye. Yakivanye abanza gusubira inyuma gato, arira mu ijwi rirangurura ati oya Orave, ntabwo yaba ari wowe. Yarapfukamye mwegura umutwe, amaraso ava mu kanwa, ahita yicara hasi, umutwe wa Orave awushyira ku bibero. Yigaraguye mu maraso, abandi nabo bagira ubwoba, ariko buri wese yumvaga agahinda ke kuko nabo bari bababaye. Yamukoze ku mazuru ngo yumve ko agihumeka, yumva ko kagishoboye kugakurura ariko gake cyane. Abapolisi bari bamaze kuva mu modoka, barebye ibyarimo birabarenga, nabo bagira agahinda amarira bazenga mu maso. Bo babonaga Orave yapfuye byarangiye, ariko umwe yabwiye mugenzi we ati kamaraso gikomeje kuva se, buriya ntiyaba akiri muzima. Supera mama Orave bamusabye kumurekura arabyanga. Yariraga avuga ati umwana wanjye arapfuye koko. Abandi barimo bongorerana bati none se ko ari kurira kuriya, yarayimunze atari kumwe n'umukobwa we. Uyu mukobwa bamugiriye nabi nijoro ko bigaragara. None nyine ijoro ryose yabagerageje kumenya aho ari.
Abandi barebye neza babona umukobwa afite igisebe kinini ku nda, mu ntege, ku kibero, ku kaboko no mu gahanga. Abari bamugiriye nabi ntibari bakimuteye nk'abakijomba, ahubwo byasaga naho bamubaze bakakimunyuza ku ruhu inyuma. Bakimwegura amaraso menshi yaravuye, kandi Supera niko yakomezaga kuyigaraguramo atumva neza ko ubwo yaba ari umwana we Olave. Byasaga naho yahuye n'abagizi ba nabi bakamukubita, bakamutemagura bakoresheje ibyuma bityaye, barangiza bakamusigaho. Icyakora bibazaga abo bantu abari bo, bakibaza n'ukuntu bamugire nabi barangiza bakamushyiraho igitenge gishyashya kandi bakamusiga hafi yo ku muhanda bikabayobera. Kubwira Supera ngo ariko umukobwa we byari byagoranye bategereje ambulance. Uwo mwanya yarageze binjiza Olave mu modoka amugenda iruhande. Mu bari aho nta muntu n'umwe ari gutekereza ko yari kuba muzima. Umuganga wari uje muri ambulance yarabibonye ko abagizi ba nabi bamukebesheje icyuma ntikigere imbere. Nubwo batakimujombye mu nda ngo kinjire cyangwa ngo bagire igufwa bakata, cyamushegeshe bikomeye. Amaraso yari yavuye ari menshi ari kumushiramo yacitse intege. Icyatumye birushaho kuba bibi nuko yari amaze amasaha menshi ku muhanda nta n'umwe wamufashije ako kanya bikiba. Iryo joro yari yaharaye amaraso agenda arushaho kumushiramo. Mu modoka bajya ku bitaro mu rugendo rwari rurerure ruri butware nk'iminota 15, muganga yahise amwitaho ko ashoboye. Ikintu cya mbere yabwiye Supera ko ari ukumuhumuriza amubwira ko umukobwa agihumeka. Yaramaze kubona ko umutima ugikora. Yamushyize akantu ku munwa ko kumufasha guhumeka umwuka mwiza wa oxygene kugira ngo nibura akomeze gufata umwuka uhagije, kuko yasaga n'uwatakaje imbaraga zo guhumeka bisanzwe. Iyo ambulance ikomeza gutinda bashoboraga gusanga yamaze gupfa. Icya kabiri yagerageje guhagarika amaraso. Yarebye ku nda abona igikomere cyari cyatewe n'icyuma. Yafashe agatambaro gasukuye ashyira ku gikomere agikandaho kugira ngo amaraso ahagarare. Yakomeje no gukora ku bindi bice amushyiraho na serumu y'amazi. Nk'umuganga wari azi neza ko umuntu ashobora no kuba yapfuye, yakoze uko ashoboye ngo amwiteho. Nubwo Olave yaracecetse yagerageje kumuvugisha, yamubwiraga amagambo amuhumuriza, amubaza amazina ye kugira ngo arebe nibura ko hari icyo yasubiza. Supera yabajije muganga ati ariko uramuvugisha urumva yagusubiza koko? Ubuse nubona ko nta mwuka afite? Muganga ati ni kazi kanjye, kumuvugisha ni ngombwa kandi nanjye nzi ko atabasha kunsubiza, ariko humura araza kumera neza. Ntukomeze guhangayikishwa n'ibyo ndi gukora no kugira ngo umufashe. Imodoka yageze ku bitaro, abaganga n'abaforomo bahise bamwakira bamwihutana ku gitanda. Umubiri wari wuzuye amaraso, imyambaro yahindanye. Mbere na mbere bamukuyemo imyenda gahoro gahoro, bagerageza kubikora mu bwitonzi kugira ngo badateza ibindi bibazo. Bazanye amazi ashyushyemo gake n'isabune nziza itari gukora mu bikomere ngo imwongerere uburibwe, bakoresha igitambaro bamukuraho amaraso n'imyanda yose, kuko uretse amaraso yari yamwumiyeho yasaga nabi cyane kubera kwigaragura hasi. Icyari gikurikiyeho ko ari ugusuzuma neza aho icyuma cyamukebaguye. Basanze ari ibikomere birebire ariko bitinjiyemo imbere. Bagiye kumudoda ngo bafunge ibyo bisebe kugira ngo bitazamo mikorobe kandi ntakomeze gutakaza amaraso. Nyuma yo kureba uko yatakaje amaraso menshi, abaganga bafashe icyemezo cyo kumuhanda. Bapimye ubwoko bw'amaraso ye bahita bashaka ndahuje naye. Nyuma y'iminota mike barayabonye. Bamuhaye imiti igabanya ububabare, imiti irwanya indwara ziterwa na mikorobe ndetse banakomeza kumuha amazi muri serume kugira ngo umubiri ukomeze kubona ibyo ukeneye. Olave yari yatangiye kugarura ubwenge, abaganga bamusigana na mama we. Basize bamweretse uburyo bwo kumwitaho, uburyo bwo kumugaburira n'icyo yagombaga kwitaho mu gihe ariko batangiye kugira ubushobozi bwo kuvuga. Ku rundi ruhande abantu bamwe bari bakiri aho bamusanze. Abapolisi bari bagiye gutangira iperereza ngo bamenye uko byamugendekeye. Muri Nayimakire baje biruka bafite ibitambaro basanga ambulance yamaze kumutwara. Abantu bakimubona babwiye abapolisi baturiye umusore niwe musanze ku muhanda, niwe wahuruje abantu. Baramwegera bamubaza uko byari byifashe akihagera, arabibasobanurira, bamusaba ibyangombwa byarabyerekana, bamushimira ko yatabaje abantu, hanyuma bamugira inama yo kujya ku bitaro akajyana n'ibyo bitambaro yarazanye. Mu bitaro mama Olave yarakomeje kurira. Muri na mushiki w'Imakire bateze moto bamusangayo. Bakigerayo basanze agisa nabi kubera kwigaragura mu maraso, ahagaze iruhande rw'umukobwa we ari kurira cyane. Bamugezeho baramusuhuza baramwibwira. Imakire abonye ikaze ati mukecuru ihangana ukenyere iki gitenge, hanyuma ibyo bindi mbikomesere byuzuye amaraso. Yamuhaye n'umupira yari yambariye inyuma y'akandi gapira k'imbere kuko yasaga nabi ahantu hose. Nubwo Supera atarabazi yarabizi yakora ibyo bamubwiye. Imakire yamumeseye ibyo yari yambaye byose byari byandujwe n'amaraso, hanyuma atangira kubaganiriza neza yitonze. Bamubwiye ko aribwo bakimukira muri ako gace. Murati papa na mama bakoraga akazi kabasabaga kwimuka buri gihe ku buryo twabonaga rimwe na rimwe. Icyakora ubwo baje gukorera inama mu mujyi kandi bazahamara igihe kinini, nibiba ngombwa bakomeza no kuhakorera kugeza babonye pansiyo. Nuko twimutse rero tukava aho twari dutuye. Mama Olave nawe yarabibwiye ati nitwa Supera, umwana wanjye yitwa Olave. Murati mwihangane rwose, ariko nakomeje kugira amatsiko nibaza niba yaraye mu rugo akaba yagiriwe nabi muri iki gitondo. Supera ati mwahora n'iki? Ejo hashize yambwiye ko ari inshuti yagiye gusura kandi ko ashobora gutinda gutaha byaba ngombwa akararayo. Namwe murabyumva sinari guhangayikishwa n'ahari nijoro. Nabonye saa 5 zigeze sinirwa muhamagara ngo umenye ahari kuko ari yabimbwiye.
Muri yaramubajije ati none se hariya ahantu yari ari naho mutuye harimo intera ingana ite? Nawe ati si kure cyane, umuntu agenda iminota mike n'amaguru. Ariko njye nateze moto, uriya mugabo wampamagaye yambwiye uko bimeze, mbona nje n'amaguru nahagera vuba. Muri ati none se muraturanye? Super ati yego ariko ntabwo tuziranye cyane, nawe n'umwimukira inaha, nuko nzi akaba azi n'umukobwa wanjye. Immaculée nawe yaramaze kumesa ati none se hari undi muntu wasize mu rugo ku buryo yagemura akazana n'imyenda yo guhinduranya n'ibindi byose by'ibanze mwakenera? Nawe ati nabyaye abana babiri gusa, uyu niwe muto, niwe tubana wenyine, musaza we afite umugore, nubwo nabimumenyesha ntiyahita ngeraho. Immaculée ati humura rero njye na musaza wanjye muri turahari, nubwo tutaziranye twiteguye kubafasha, ntimuhangayike tuzajya tubagemurira buri munsi. Super ati murakoze cyane, nanjye ndakomeza ngerageze ndebe ko nabona ubundi bufasha ku bantu duturanye, babe banzanira indi myenda cyangwa ngira uwo numa mu rugo nubwo nabo baba bibereye mu byabo. Abenshi bakorera mu mujyi, guhuza nabo biba bigoye. Bamusize abuzura mu rugo, mu nzira bagenda baganira. Immaculée ati abantu bo mu mujyi ubanza nta n'umwe bawitaye ku wundi koko. Ibaze ko n'uwo mugabo wamuhamagaye amubwira ngo naze arebe umukobwa we nta na kimwe ari kumumarira. Muratu bibwirwa n'iki? Wenda yamuhaye amafaranga kuri telefoni cyangwa akaba ari buze mu masaha ari imbere. Immaculée ati mu kugaruka se hari uwo wabonye mu bari basigaye hariya? Nawe ati ntawe nigeze mbona rwose, ariko ntabirenze asaba Imana gusa uravakire, kubagemurira nta kigoye kirimo. Ikibazo nuko ngiye gutangira akazi nanjye, sinzi ngo nzajya mbona uko ngufasha kugemura. Ni wowe wabyemeye, wigize umwana mwiza ngo uzajya umugemurira, ubwo nizere ko wari ukomeje. Mori yari yarize ibyo gukanika ibinyabiziga, se yari yamuboneye akazi keza mu igaraje kugira ngo nawe atangire gutegura ejo hazaza he. Ku munsi wari gukurikiraho yari gutangira kujya mu kazi, kandi yasabwaga gukora amasaha yose mbere na nyuma ya saa sita. Immaculée yatetse vuba, we na Mori basubira mu bitaro, basanga hari n'abandi bantu bagemuye basize superi birimo ibiryo, bamuzaniye n'imyenda yo guhindura. Abo bari bamwe mu baturanyi be, ibyo bari bazanye babisize aho nabo basubirayo. Immaculée yabonye ibintu ari amahoro, abwira Mori ati ubanza afite abantu nta mpamvu yo kwigora, nzajya nza rimwe ku munsi nkurebere uko umuntu watabaye ameze. Mori ati n'igihe wamutabaye se ko nta kindi namumariye, ni gute uvuga ko namutabaye? Nawe ati udahamagara abantu se ntiyari gupfa? Mori ati ijoro yamaze rirahagije, iyo ntahanyura n'abandi bari kuhanyura, nta kirenze nakoze, ahubwo wenda dukomeze natwe tujye tuhagera, ibindi byo biri mu biganza by'Imana. Ku munsi wakurikiye Mori yagiye gutangira akazi, Immaculée yirirwa mu rugo. Uwo munsi ntiyigeze ajya gusura Super ku bitaro. Ku mugoroba Mori yatashye ananiwe, mubaza uko bimeze, undi nawe ati sinigeze njyayo, nzajyayo ejo. Ibyo twagemuye ejo buriya se ntibyapfuye ubusa? Iyo tumenya ko hari abandi bamugemuriye wenda twari gutwara imbuto. Sinkunda kugemura, ibyo nagemuye babibike, hari nubwo byamubanye byinshi wenda akabimena. Mori atari gutekereza ute? Icya mbere ni uko uba wagemuye. Iyo hari abantu benshi bagemuye ntibiba bivuze ko nta bandi barwayi babuza babagemurira, wenda yanabiha umuntu umwegereye. Wakabaye wamuhamagaye ukamubaza uko byifashe. Yahise amwihamagara ati mumeze mute Super? Urava ameze ati mwabonye ibyo kurya? Super ati meze neza. Urabi nawe yagaruye agatege nubwo atarabasha kuvuga mu buryo bwiza, ariko ibintu biri kugenda bimera neza. Nabo bati tubwize ukuri, uyu munsi hari umuntu wazanye ibyo kurya? Super ati rega nariye, nta nzara mfite rwose, mwihangayika. Mori ati humura, ejo mu gitondo mushiki wanjye arakugeraho. Yakubye telefone asakuriza mushiki we ati wowe urumva ibintu uba wakoze? Uko umwumvise urumva hari umuntu wamugemuriye? Erega niwe wabyiyemeje, wasanga yanabujije abandi kugemura kuko mubwiye ko uzajya uhagera buri munsi. Immaculée ati nta kundi byarangiye, rekera aho tubiveho, ikosa ndaryumva. Ubwo ndazindukiraho nyine. Mori tuzinduke kare cyane uteke igikoma, njye ubwanjye ndazindukiraho mbere yo kujya mu kazi, ibindi uraza kubitegura na teremusi urayisangayo. Mu gitondo Mori yazindukiyeyo areba uko Love ameze. Super ati ku mugoroba bamaze kumvugisha yakangutse atangira no kuvuga. Mu rukerera twaganiraga nuko ngiye gutora agatotsi nonaha. Namubwiye ko hari umusore wamutabaye kandi ukomeje kumwitaho tugemurira we na mushiki we, yifuza kubabona. Ngiye kumukangura utagenda atakubonye. Mori ati wabukosheje, mureke n'ubundi twe tuzakomeza kuza, utwihanganire ejo mushiki wanjye ntiyaje, nanjye nari nagiye gutangira akazi, ariko ubu nta munsi uzajya wira twembi tutahageze. Reka dutegereze, tuzasanga ari maso tuvugane. Yamubajije niba hari umuntu wahageze ku munsi wabanje, nawe ati abantu dutoranye ni abantu baba batitaye ku bintu, ibyabo babyitaho, ariko iyo ugize ikibazo uracyimenyera. Niko mu mujyi tubayeho, buriya bahageze bwa mbere nuko nyine bifuzaga kureba uko ameze ngo banamenye ko ari we koko, nyine ko batababeshye, bananyereke ko turi kumwe. Umwanya wabo uba uri muke cyane, aho kukugemurira bakohereza amafaranga, kandi n'abayohereza si bose, ni bake muba muganira. Ejo nagiye kugura ibyo kurya muri resitora ku mugoroba kuko ibindi byambanye byinshi nkabona bishobora gupfa, nkabisangira n'abandi barwaza.
Muri yamusezeye ati mushiki wanjye agiye kuza, nanjye ndagerageza mu kiruhuko cya saa sita magere wenda araba yakangutse. Akigera hanze y'ibitaro yahamagaye Immaculée ati uzi ko ari kugura ibiryo muri resitora n'ukuntu bihenda, none wowe uri aho ngo abandi bagemuye, ahubwo ugerageze ugereho saa sita zuzuye. Nshaka ko tuhahurira ngo umukobwa yakangutse ari kuvuga, nuko nsanze yasinziriye ngo kandi ashaka kutubona. Saa sita bari bahageze basanga Olave yakangutse. Amaze kubasuhuza no kubibwira, Immaculée nawe yaramwibwiye murakivuga izina. Olave aramwenyura ati burya ni wowe, ni ukuri Imana izabaho umugisha we na Immaculée. Maria yaratangiye ati wari usanzwe izina ryanjye? Nawe ati oya sinari ndizi, nuko mama yahoze ambwira ukuntu muri abantu beza. Yambwiye ko iyo ataba wowe mba narapfuye kandi ngushimiye bikwiye ku mutima. Muri ntiyishimiraga ko abantu bari bakomeje kuvuga ko yamutabaye, kuko uretse kumubona agahamagara abantu, we ku giti cye yumvaga nta kindi yakoze. Nta kindi yifuzaga kumenya usibye kumubaza uko byamugendekeye kugira ngo bamukomeretse bigezaho. Mu ijwi rituje Olave yabwiye Super ati mama nawe igera hino mbivuge wumva, nashatse kubikubwira mu gitondo mbwira ko naba ndi kwicura umwuka, ariko ubu ndi kumera neza. Yababwiye ibyamubayeho atangira aseka ati mama namubwiye ko ngiye gusura inshuti yanjye. Aho niho nari ngiye, sinari namubeshye. Umukunzi wanjye yaramaze iminsi birasubiye hanze, kubera ukuntu iyo telefone yansigiye yafotoraga neza. Akigenda nabwiye inshuti yanjye ndikituye mu mujyi ko nzamusura tukifotoza. Immaculée ubwo si iyo telefone n'ubwoko ki? Kubera ko yavugaga amwenyura bari bamwisanzuyeho waganira nk'abantu bamenyeranye. Muri yamurebye nabi ashaka kumubuza kumubaza ibibazo byinshi. Olave ati ko umurebye nabi se? Yarati Immaculée yari iPhone. Wowe uri umukobwa mugenzi wanjye urabizi ukuntu dukunda ifoto. iPhone rero ifotora neza, ifoto yayo urayizi. Nikeri yanze kwemera ko mfite iPhone, ansaba kujyayo nkayimwereka tukanifotozanya. Immaculée arabizi ko uri hano? Olave ati sindi niba abizi cyangwa atabizi, wenda nabimenya nzabona aje kunsura. Murati njye mfite amatsiko komeza utwibwirire. Olave yarakomeje ati shira agiye kugenda yansigiye igitenge ambwira ko ngomba kugiha mama, ariko nabanje kugisiga ku batayeri ngo babanze kukigira neza. Mbere yo kujya kwa Niki nagiye kukizana ngiyo ndamusura turifotoza, hanyuma mu gutambura byumva ko nari mfite igikapu cyarimo n'imyenda mishya nari naguze, harimo n'icyo gitenge nari nzaniye mama. Super yarabyumvise arababara kuko umusore wakundanaga n'umukobwa we nawe yari yamutekerejeho akamugenera impano ariko nimugereho. Yarakomeje ati Niki twamaranye umwanya munini twifotoza, tubanza no gupostinga amafoto. Iwacu mu nzira zerekezayo niba muhazi nta matara yo ku muhanda ahari. Nateze moto ingeze hafi yo mu rugo, maze kwishyura murikisha telefone yindi nari nsanganywe ngenda n'amaguru. Sinibuka amasaha neza, hari nka saa 3. Nagiye kuzamuka akayira kagana mu rugo nibwo numvise umuntu anyamitse ibitambaro mu maso, abandi bagahita banterura bakanjyana mu ishyamba ryo hepfo y'iwacu. Bamwe ibitambaro umwuka wenda guhera, ngiye gutera induru, umwe afata icyuma arakinyereka arambwira ngo ninongera gusakuza arankuramo ibifu. Nta kindi bifuzaga ni ya telefone. Sinari nzi abari bo kandi telefone yari mu gikapu, sinzi ngo bamenye bate ko mfite iPhone. Nabanje kwanga kuyibaha, baca inkoni banzitagura mu mugongo nkomeza kuyibima, bageze umwe afata icyuma ashaka kukinkatisha. Wari wafashe icyuma yakase mu gahanga arinjiza numva icyuma kiri kugera ku igufwa, nsakuza cyane bamfunga umunwa, undi ahita abaga no kunda. Ntababeshye ibindi byakurikiyeho nanjye simbizi. Nongeye kwisanga mu bitaro, uko nageze ku muhanda muri kuvuga simbizi habe na gake. Aho muri kuvuga kandi sinabasha kumenya aho ariho. Super yaramubwiye Olave ati kandi nari ndi hafi kugera mu rugo, ubwo se naba narageze aho hantu gute? Bose byarabayobeye. Muri na Immaculée baramwihanganisha bamusezeranye ko bazakomeza kuza kumureba mu gihe cyose azaba akiri mu bitaro. Nibo bantu bonyine bari basigaye bo kugemura, abandi babahamagaraga basa n'ababikiza, bamwe bakabaha udufaranga kuri telefone. Nyuma y'iminsi 3 nibwo Niki yaje mu bitaro amubwira ko yari yaramubuze, ko nabwo amenya amakuru ari uko agiye kumureba iwabo, abaturanyi babo bakaba ari bo babimubwira. Aho mu bitaro Olave nta telefone yari afite ku buryo yakwandikira umukunzi we ngo amumenyeshe ibyamubayeho. Polisi yari yakomeje iperereza ishaka kumenya ababihishe inyuma y'ibyabaye kuri Olave, kuko nta muntu n'umwe bari bagafashe. Ubusanzwe mu gihe cy'iperereza ku cyaha cyakorewe umuntu, cyane cyane nk'igihe umuntu yakubiswe agakomeretswa cyangwa akaba yahuye n'iyicarubozo, inzego z'umutekano zahisemo no kugera ku mbuga nkoranyambaga za Olave kugira ngo hamenyekane byinshi ku buzima bwe bwite, imibanire ye n'abandi, ndetse n'ahashobora kuba intandaro y'icyaha. Bari bagamije gushaka amakuru ashobora gufasha mu iperereza mu buryo bwo kumenya niba Olave yari afite abakunzi, abamugirira ishyari, abamutera ubwoba cyangwa abafitanye nabo amakimbirane. Muri ubwo bushakashatsi basuye konti ze za Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok n'izindi, bareba ibyo aheruka gusangiza inshuti ze n'abamukurikira. Barebye ubutumwa yanditse, amafoto yashyize ku mbuga nkoranyambaga n'utuvideo, abantu yakundaga kwandikirana nabo, ndetse naho yagiye agaragara mu mafoto, mu mavideo cyangwa mu majwi ku zindi konti z'abandi bantu. Bari bakomeje gukora ibishoboka byose ngo bakusanye bimwe muri ibimenyetso, kuko bifuzaga kumenya niba babona bihishe inyuma y'urugomo yakorewe.
bifuzaga kumenya niba nta bantu mu buzima bwe basanzwe bamugirira ishyari, bamurakariye cyangwa bamutoteza mu bundi buryo binyuriye mu bitekerezo batanga ku mafoto ye no kuri video ze muri comment. Nanone bifuzaga kureba ko ubwo atabyiyumvagamo ko hari abantu bapanga kumugirira nabi, wenda akaba yarabipostinze abacyurira. Uretse gushaka ibimenyetso bijyanye n'imibanire ye, iperereza ryari rigamije no kumenya aho yaba yaranyuze mbere y'uko akorerwa urugomo. Kuri uwo munsi bamenye ko yari yasangije amafoto ku mbuga nkoranyambaga ze ari kumwe na Nick. Uwo mwanya bahise bahamagara Nick bamubaza ibibazo byinshi, abasubiza ko nta kindi yakoze uretse gupostinga amafoto ye kandi ko buri wese ku ruhande rwe yapostinze. Ku mbuga nkoranyambaga za Orave ku itariki yabanjirije iyo nta kindi babonyeho usibye amafoto yifotozanyije iPhone. Baratunguwe kuko iyo telefoni yari ihenze iri mu gaciro k'amafaranga arenga miliyoni. Bakomeje kureba babona hari n'andi mafoto y'umusore wamutereye ivi akamwambika impeta ya zahabu ifite agaciro k'amafaranga menshi cyane. Mu kavideo umukobwa akivuga ko yemeye kuzaba umugore w'uwo musore ari bonyine muri video, bigaragara ko yamwambitse ari abantu babiri nta bandi bantu batumiye. Umusore yamwambitse impeta, amuha telefoni, amuha imikufi ihenze, amwambika isaha nziza cyane, amuha na envelope irimo ibindi bintu. Nyuma yaho babonye akandi kavideo ari kumwe na Nick. Bagiye muri comment basoma ibitekerezo byose byanditswe muri iyo minsi ku byo yapostingaga. Babonye umusore witwa Dani wari wanditse mu masaha 6 ashize kandi hari hashize iminsi bibaye ati nizere ko noneho umukunzi wawe ari bukugurira indi iPhone, ubundi abiyemera bazajya bimenya igihe cyageze. Uwo mwanya bakuriye aho aherereye bidatinze barahabona. Ibisabiye uburenganzira ubuyobozi bw'imbuga nkoranyambaga, polisi yabashije gukurikirana Dani binyuze ku bikoresho bye by'itumanaho, basanga ari mu itsinda rya WhatsApp ririmo abandi basore babiri bise duhana inzererezi. Uwo mwanya Dani yarafashwe ajyanwa kuri sitasiyo ya polisi ngo babanze basuzume niba nta ruhare yagize mu rugomo. Uretse komenti ze ku mbuga nkoranyambaga, muri iryo tsinda duhana inzererezi Dani yari yaraganiriye nabo avuga ko umuntu ugiye gukurikiramo uwo bagomba guhana ari Orave. Uwo Dani yari umusore wo mu mujyi ariko akurikirana abantu bose ku mbuga nkoranyambaga. Iyo hagiraga umuntu posting ibintu bihenze cyangwa akagaragaza ibyo atunze bakabona ko ari umukire, bakoraga iperereza kuri we bakamenya asohokera, amasaha atahiraho, iwabo n'ibindi byose bifashishije amakuru atangaza ubwe. Na Orave no kubamufatishije bagenzuye akantu ku kandi bifashishije amakuru yashyiraga ku mbuga nkoranyambaga. Bifuzaga kumwambura telefoni ya iPhone yari aherutse guhabwa bakayigurisha. Kubera gukomeza kumuhata ibibazo banamukangisha kumufunga igihe kirekire mu gihe yabakomeje guhakana icyaha, yivuyemo asobanura iby'iryo tsinda bamo. Byaje kugaragara ko ibyo bakoze ari icyaha cyateguye ku bushake ndetse n'uruhare rwa buri wese rurasobanuka. Bamugumishije muri gereza kugira ngo azahanwe mu buryo bwubahirije amategeko, ariko babanza gutegereza Orave ngo abanze gukira. Ubwo kandi niko bagombaga gukomeza gushakisha abandi bafatanyije nawe kuko yari yabarangiye aho babarizwa. Orave yageze igihe cyo gusezererwa yuzuye ibipfuko, bamuha amarandevu yo kujya agaruka kwa muganga ngo barebe uko ameze. Yarakiriho ibipfuko aho bamudoza indodo zikirimo, haba mu gahanga, ku nda, ku maboko n'ahandi hose bari baramukebaguye. Amahirwe yagize nuko batari baramufashe ku ngufu ngo wenda babe baramwanduje n'izindi ndwara. Agahinda kari kose kuko ntiyari akivugana n'umukunzi we kandi ntiyari kubona ko amumenyesha ibyamubayeho. Gusa Nick yamusuye mu bitaro abipostinga ku mbuga nkoranyambaga zarwaye agaragaza ko bamugiriye nabi. Akiva mu bitaro nabwo yamufotoye andi mafoto ayashyira hanze. Nta mpeta yari acyambaye kuko bari barayimwambaye na telefone ari uko. Isura ye bari barayangije atakiri mwiza nka mbere. Mu mahanga umukunzi we yarebye kuri Instagram asanga amafoto yose Nick yamufotoye mu byiciro bitandukanye. Yaramwandikiye baraganira mubaza niba ari ukuri koko. Nick amusobanurira uko byagenze. Uwo mukunzi wa Orave witwa Gobed aramwandikira ati ubwo ni uburangare, ibintu mukora akantu kose mukagashyira hanze muba mwikururira ibibazo mutabizi. Ubu si yatabipostinga hari icyo yari kuba, hari umuntu ari kumenya ko afite iPhone. Nick ati none se uzaza kumureba ryari? Obed atari kuguza amafaranga nari naguze iriya mpeta, uzi se yo naguze telefone none ngo byose barabimwambuye, ubundi se ni gute ataha nijoro? Wasanga ari abasore yari yagiye gusura muri iryo joro yagiye kunca inyuma nuko bakamwambura. Nick ati nige twari turi kumwe muri iryo joro kandi ndi inshuti ye rwose ubyizere. Obed yagize umujinya wo kumugirira impuhwe, yumva ko gutahira iryo joro ubwabyo bisobanuye ko nyine atari umukobwa wo kwizerwa. Yabwiye Nick ati nibereye mu kazi mfite byinshi byo gukora, si uko nagira impuhwe kandi si uko ntamukundaga, ariko sinakomezanye nawe arakarara bigezaho. Sinari nzi ko mujya munafata utuvideo tumeze dutya. Njye namuhaye telefone ihenze kuko nawe namufataga nk'umuntu ukwiriye ibirenze, ariko naribeshye. Umubwira ibyo nkubwiye ko naho yagura indi telefone ntakiri mu bantu atesha igihe. Nick yatinye guhita abibwira Orave kuko yakekaga ko biramukomeretsa. Kubera ko umwe mu bakekwagaho kugira uruhare mu bwambuzi yari yafashwe, yategereje ko urukiko rubanza gutanga umwanzuro akabona kumubwira ibyo yaganiriye n'uwari umukunzi we. Muri iyo minsi Makire na Muri bakomezaga kumusura iwabo bamufasha kwiyakira. Nick we yari yarabuze ahera ngo amubwire ibyo yaganiriye na Obed.
Orave mu mutima we yumvaga atarabona amagambo yakoresha abwira Obedi ko bamwambuye ibyo yamuhaye byose. Yari ategereje ko abanza koroherwa agatiranika telefoni agashaka ukamwandikira akamubwira ibyamubayeho. Dosiye ya Dani yarangije gutegurwa, bagenzi nabo barafashwe bagombaga gushyikirizwa inkiko. Orave wari umaze gusubira ku murongo yagaragaye mu rukiko ari kumwe na Immaculée, Nicky, Mori na mama we. Dani yarahagurutse yemera icyaha yashinjwaga. Yasobanuye ko bambuye Orave ati ubusanzwe njye n'aba basore dutunzwe no kwambura abantu, ariko abenshi twambura tubabonera ku mbuga nkoranyambaga. Hari abantu bapositinga buri kantu ku buryo ubuzima bwabo umuntu abushakira ku mbuga nkoranyambaga akabumenya, byaba ibyo batunze, aho basohokera, inshuti zabo, akazi bafite, amasaha batahira n'ibindi byose byatuma ubamenya. Njye na bagenzi banjye twafunguye itsinda rya WhatsApp tuganiriramo. Iyo tubonye umuntu ufite ikintu twamukuraho byoroshye dukurikirana amakuru ye yose ku buryo bitworohera kumugeraho. Orave we ntiyatugoye kuko ari uwa hafi. Mu masaha ya 3 z'umugoroba moto yamugejeje hepfo y'iwabo, azamutse mu rugo duhita tumufata tumujyana mu ishyamba. Yanze kuduha telefone turamukomeretsa. Kuko tutifuzaga ko apfa twaramutereye tumuzana ku muhanda kugira ngo abantu nibamubona bamutabare, ariko kuko twari twasinze twigira inama yo kumukomezanya tukamusubiza inyuma cyane. Twamugejejeho mwamusanze tumworosa igitenge twamusanganye, ibindi turabitwara. Dani yasoje yemera icyaha kandi asaba imbabazi, uretse ko zitari gutuma we n'abagenzi be badahanwa kuko hari n'abandi benshi bari barahemukiye. Icyatumye bimworohera kubarega ni uko bakimara kugeza Orave ku muhanda buri wese yahise anyura mu cyerekezo cye. Yageze aho bagombaga guhurira asanga nta muntu uhari. Amafaranga yose we nta n'icumi bigeze bamuhaho. Mu gihe yarakomeje kubandikira binginga ngo bamuheho, polisi nibwo yamufashe ahita batanga n'umujinya wose. Orave yarabyumvise nawe agira icyo avuga ko mugaragara ati sinari nzi ko umuntu yagira umutima wo kugirira mugenzi we nabi bene aka kageni, ariko ndashima Imana ko yankijije. Nta kindi nifuza uretse ko ubutabera bwakorwa bagahanwa. Urukiko rwemeje ko bagomba gutanga indishyi z'akababaro kandi bakariha ibyibwe. Mu buryo bwo kubyoroshya bari kugwatiriza imitungo bari kuba bafite kugira ngo izavemo amafaranga yo kuriha Orave. Mu nzira Nicky yabarije Orave ati Immaculée na Mori urabizera? Naho ati ahubwo mbazanga abandi bantu nizera nkabo ni bande uretse wowe inshuti yanjye? Mbaza ngo mbizera bingana iki? Tekereza abantu bankunze batanzi bakangemurira bakamba hafi bigeza aha kandi bakaba bagikomeje kumfasha muri byose, urumva nabizera? Nicky ati nifuza kukubwira ikintu gikomeye kandi sinakikubwira uri wenyine kuko wajya muri koma. Orave ati wintera ubwoba, ubu si igikanganye kurusha ibyuma natewe cyangwa amagambo maze kumvira mu rukiko ni ikihe? Mbwira wowe. Nicky yamuhereje telefone irimo ubutumwa, Orave akibona apfukama hasi ararira. Yaramweretse cya kiganiro yagiranye na Obedi. Yakomeje kurira, Mori aramwegera agerageza kumuhanagura amarira. Orave ati ntibishoboka, isi yanjye yose inyikaragiyeho. Nabo bamenye ko Obedi yamukatiye ntamugirire impuhwe na gake kandi yari yaramwambitse impeta nubwo bwose ariyo bahereyeho bamwambura. Nta kundi yari kugira, yararize arahora bamucyura iwabo mu rugo. Ubutabera bwaje gukorwa, urukiko ruhamya Dani nabo bafatanyije icyaha cyo gukomeretsa ku bushake, kugambira urugomo no gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bugamije gucura imigambi mibi. Basabwe kuriha Orave ibihwanye n'agaciro k'ibyo bamwambuye bongeyeho ibihano bakabaha n'impozamarira, banahanishwa imyaka itandukanye y'igifungo. Dani wagabanyirizwaho igihe gito kuko atagoranye mu rukiko. Orave yari afite inkovu nini, nta cyizere cy'uko zizavaho. Isura yari yarahindanye, nta bwiza agifite nka mbere. Ntiyari kuzongera kwambara utwenda tugufa, amaguru barayashyizeho inkovu. Gusa yari yarikundiye Immaculée na Mori kuko yabonaga arizo nshuti asigaranye. Kuva Nicky yamwereka ibyo yaganiriye na Obedi akaba ariwe watuma ngo amubwire ko yamwanze, yamukuye mu nshuti ze bakajya bavugana amwikiza. Ba Immaculée bo bamuhamagaraga buri munsi bamubaza uko amerewe, bari kugenda barushaho kuba inshuti. Nyuma yaho kubera kuvugana kenshi kuri telefoni yabaye inshuti ikomeye na Immaculée, batangira no gusurana ku buryo n'ababyeyi ba Immaculée bamwakiriye nk'umwana mu rugo. Uko kujyaho nka gatatu cyangwa karenga mu cyumweru akageza mu masaha ya nimugoroba byatumaga na Mori aboneraho kumuganiriza, kandi Orave yamwubahaga kuba nk'umuntu yafataga nk'uwamutabaye. Iyo yabaga atashye avuye kubasura, Immaculée yabwiraga Mori ati umwana agenda aba mwiza, inkovu zigenda ziba ntoya, ushaka wafatiraho. Arubaha, aseka neza, ateye neza bimwe wifuza kandi ntakitwara nka kera bataramwambura. Ubu ntiyakwambara mini, ntiyakongera kwishyira hanze, mbese yaratuje. Ntuzambwire ngo wabuze umukunzi kandi arakwemera, musabye urukundo waba worose wabyukaga. Bwa mbere Mori yumvaga ari urwenya, ariko uko yakomezaga kumwitegereza yaje kubasura byatumye atangira kumukunda. Mori yaratangiye kugira amafaranga menshi yarafatishije, ari umwe mu bakanishi b'abahanga bari mu igaraje yakoragamo. Nyuma y'igihe kitari kinini yumviye mushiki we atangira guhora ava umwanya munini kuri telefone. Batangiye gupanga na gahunda zo guhora ku giti cyabo Immaculée adahari ku buryo baje guhinduka inshuti z'akadasohoka. Bidatinze urukundo rwabo narwo rwaraje, Mori yerurira Orave kamukunda. Orave rero ahawe amafaranga make y'indishyi z'akababaro ariyo acungiraho muri iyo minsi, ariko Mori ntacyo byari bimutwaye. Super akimenya ko bakundana yapfukamye asahimbaza Imana kuko nawe yakundaga imico myiza ya Mori kandi avuga ko ari we mutabariye umukobwa.
Nubwo Mora adatunze amafaranga nka Obedi, akunda Olave kandi nawe si umukene ku buryo umuntu yamucishamo ijisho. Obedi we yikomereje ubuzima, ntagitegereza kuri Olave kuko amufata nk'umuntu utaramenya icyo ashaka mu buzima. Yishakiye undi mukunzi kandi afite gahunda yo gutera ivi nk'uko yari yarabikoze kuri Olave. Mu minsi iri imbere ariko Mori nawe ari gutegura gufata irembo kwa Olave. Yamukunze yirengagije ibyo yaciyemo byose, nubwo nawe yagize uburangare kuko nyuma yabyo Olave yahindutse akamenya ibyo agomba gushyira ku mbuga nkoranyambaga n'ibyo atagomba gushyiraho. Yasanze atitonze ibyo postinga bimwe na bimwe bishobora kumubera intandaro yo kugirirwa nabi. Uyu ni wo musozo w'inkuru ya Olave. Niba hari isomo ukuyemo uridusangize. Nizere ko turi kumwe no mu zindi nkuru z'ubutaha.